Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe nkwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mwami Yesu. Duheruka mu kiganiro cy'ubushize turebera hamwe inzira tugeza ku bugingo buhoraho. Twabonye iby'ingenzi tugomba gukora nk'abitegura kujyanwa mu ijuru. Ubu tugiye kureba imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Mbere y'uko dutangira, reka tubanze dusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye turaguhimbaje kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwinshi. Tugushimiye yuko uduhaye uyu mwanya kugira ngo twige ijambo ryawe kandi dusobanukirwe n'ibyo ushaka ko dusobanukirwa. Turakwinginze ngo bane natwe, uduhe umwuka wera kandi uduhe kumva ndetse no kumvira. Tubigusabye twizeye ku Yesu Kristo umwami wacu. Urugendo rw'umukristo ujya mu ijuru rwagereranyijwe n'imbuto zibibwe mu butaka. Habanza kubaho kuba imbuto zikagera mu gihe cyo kumera, zigakura, igihe cyo kwera imbuto cyagera hanyuma zigasarurwa. Ibi Yesu abisobanura mu mugani w'umubibyi muri Mariko igice cya 4. Nk'uko twabibonye mu kiganiro cy'ubushize, hagomba kubanza kubaho kubyarwa ubwa kabiri. Uyu muntu wamaze kubyarwa ubwa kabiri niwe wahindutse icyaremwe gishya. Noneho akeneye gukura kandi akagira imibereho mishya muri Yesu Kristo. Binyuze mu rupfu rwe ku musaraba, Yesu yanesheje Satani n'imbaraga ze zose. We wirukanaga imyuka y'abadayimoni mu gihe cy'umurimo we hano ku isi, yanamenaguye imbaraga kandi ahamya ibyo gucirwaho iteka kwayo. Intsinzi ya Kristo iduha kunesha imbaraga z'umubi zihora zishaka kutwigarurira, igihe tugendana nawe mu mahoro, mu munezero kandi twiringiye urukundo rwe. Icyo gihe umwuka w'Imana aguma muri twe kandi akaduha kunesha. Uko dukomeza kugendana na Yesu nk'umukiza n'umwami wacu, tubaturwa mu bubata bw'ibikorwa bibi twahozemo. Ntabwo tuba tukigendera mu mwijima, dutinya imbaraga z'umubi, tugendera mu bujiji no mu migendere idahwitse y'ubuzima bwacu bwa kera. Muri uyu mudendezo mushya dufite muri Kristo, duhamagarirwa gukurira muri we, dusabana nawe buri munsi mu masengesho kandi twiga ijambo ry'Imana, turitekerezaho, tunatekereza ku rukundo rwe. Duteranira hamwe kumuramya kandi tukagira uruhare mu murimo w'itorero. Igihe twitangira umurimo mwiza wo gufasha abatuzengurutse kandi duhamya iby'agakiza ke, kubana kwe natwe buri kanya binyuze mu mwuka wera, bituma buri mwanya na buri gikorwa biduhindukira imibereho y'iby'umwuka. Bityo rero ubuzima bwa gikristo butangirana no gupfa ku narige. Ubuzima bwa gikristo si uguhinduka cyangwa inonosorwa ry'ikintu gishaje, ahubwo ni uguhinduka kwa kamere. Hari ugupfa ku narige no ku cyaha, ibyo bikazana ubuzima bushya. Umurimo ukomeye w'umwuka wera ni wo wonyine uzana uko guhinduka. Intumwa yerekana ko gupfa ku cyaha no kuzukana ubuzima bushya byose binyura mu mubatizo. Imuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Nuko rero mu buryo bw'igishushanyo, umubatizo ufungura umuryango w'ubugingo bushya kandi ukaturehereza ku gukurira muri Kristo. Hari igihinduka mu buzima bw'umuntu umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we. Petero wari umunyantege nke yahindutse Petero w'umunyamwete. Pawulo warenganyaga yahindutse Pawulo w'umubwirizabutumwa. Tomasi wari wuzuwemo no gushidikanya yahindutse umwigisha. Ubunebwe busimburwa n'umwete, gushidikanya gukurwa no kwera. Ishyari yirimirwa n'urukundo, kwikunda kugasimburwa no kwita ku bandi. Icyaha nta mwanya kiba kigifite mu mutima, narige irabambwa. Umwanditsi witwa Dietrich Bonhoeffer yaranditse ati: niba ubukristo bwacu butakita ku kuba abigishwa kwacu, niba ubutumwa bwiza twarabutesheje agaciro tukabuhindura ibyiyumviro bidafite icyo bisaba kandi bidashobora gushyira itandukaniro hagati y'imibereho isanzwe n'imibereho ya gikristo, icyo gihe ntitubasha gusobanukirwa umusaraba nk'ibibazo bya buri munsi, nka kimwe mu bigeragezo n'imibabaro yo mu buzima. Iyo Kristo ahamagaye umuntu, amuhamagarira kuza ngo apfe, ni urupfu rwa buri munsi. Gupfira muri Yesu Kristo ni ugupfa k'umuntu wa kera. Nuko rero umuhamagaro wa gikristo ni umuhamagaro w'umusaraba, ni uguhora dupfa ku narige no ku byifuzo byayo byo gushaka kwikiza, maze tukiyegurira uwabambwe, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 5.
Mu gitabo cyitwa Steps to Christ cyanditswe na Ellen White kuri page yacyo ya 30 tubasha kubona uko bigenda kugira ngo duhinduke kandi dutsinde kamere. Haranditse ngo umunyabyaha akwiriye guhishurirwa Kristo, akamenya ko ari we mukiza wamanitswe ku musaraba azira ibyaha by'ab'isi. Iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba w'i Karuvari, nibwo duhishurirwa ubuyoberane bw'agakiza, maze kugira neza kw'Imana kukadutera kwihana. Ubwo Yesu yapfiraga abanyabyaha, yagaragaje urukundo rutarondorwa adukunze, kandi umunyabyaha utumbiriye urwo rukundo rudohora umutima we, rukamutera gutekereza, akabura uko agumya kurwanya Yesu, akitanga burundu. Haba ubwo ibibi by'abantu bibakoze isoni, bigatuma bareka ingeso zabo mbi zimwe, bataramenya ko ari Yesu Kristo uri kubareshya. Iteka iyo abantu bagerageza guhinduka ukundi babikuye ku mutima, imbaraga Yesu Kristo niyo ibareshya. Nubwo baba batabizi, haba hariho igitota imitima yabo kikayikangura, kikayitera guhinduka ukundi. Ibibi byo mu kubaho kwabo n'icyaha cya kamere yo mu mutima byose barabishurirwa, bagatangira kugira icyo bumva cy'igitangaza cyo gukiranuka kwa Yesu. Bakumirwa bati, mbese icyaha ni iki kugira ngo kirihirirwe igitambo kingana gityo? Mbese urukundo rungana rutyo n'uwo mubabaro wose n'agashinyaguro kose ni ukugira ngo dukire urupfu, tuzabone ubugingo budashira? Umwuka w'Imana ubeshaho ibyaremwe niwe utota imitima y'abantu, ukayitera kugira akahe k'ibyo bakennye. Ibyo muri iyi si bajyaga bakunda ntibiba bikibasha kunyura imitima yabo. Umwuka w'Imana abahendahendera gushakashaka gusa ibyabazanira amahoro n'ihumure, ari byo mbabazi za Yesu n'umunezero uzanwa no kwera. Iyi niyo mpamvu tugomba guhora dushima Imana, kuko nyuma yo kuturema tugacumura, yatanze umwana wayo Yesu Kristo arabambwa. Ariko kandi na n'ubu ntiyadutereranye mu rugamba turi kurwana n'umwanzi. Yesu aratuyobora nk'uko umwungeri ayobora intama ze. Ikindi kandi niwe uturarikira kwihana binyuze mu irarika rya Mwuka Wera, icyubahiro kibike iteka ryose. Reka turebe bimwe mu bimenyetso bigaragaza imibereho mishya muri Yesu Kristo. Ikimenyetso cya mbere ni ukuyoborwa n'Umwuka Wera. Pawulo yagereranyije ubuzima buhabwa imbaraga n'Umwuka Wera no gukurira mu mwuka. Uko gukura kuzatuma tureka imirimo ya kamere nk'ubusambanyi, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugambana, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa nabyo, nk'uko tubisoma mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19. Maze twemere kwera imbuto z'umwuka, arizo ingeso nziza, urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 n'uwa 23. Ikindi kimenyetso kandi ni ukubaho mu rukundo ndetse no mu bumwe. Ubuzima bwa Gikristo ni ubuzima bw'ubumwe bwunzwe n'Imana ku ruhande rumwe, kandi bwunzwe na bagenzi bacu ku rundi ruhande. Ubwiyunge ni umuti w'amacakubiri hagati y'abantu, kandi igitera amacakubiri ni icyaha. Icyaha cyadutandukanije n'Imana, kandi giteza abantu amakimbirane y'amoko ashingiye ku gitsina, ku turere, ibara ry'uruhu, inzego z'abantu ndetse n'ibindi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bubereyeho gukemura ikibazo cy'icyaha n'ingaruka zacyo, kandi bukarema itegeko rishya ry'ubumwe n'ubwiyunge. Ikindi kimenyetso cya gatatu ni ubuzima bwo kwiga ijambo ry'Imana. Ibyo kurya ni ngombwa kugira ngo habeho gukura. Kugira ngo urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri rukore, rukenera ibirutunga biboneye kandi byuzuye. No mu by'umwuka nabyo ni uko. None se ibyo kurya by'umwuka bituruka he? Hari inkomoko ebyiri z'ibanze: isano ihoraho tugirana n'Imana binyuze mu kwiga ijambo ryayo, no kugira imibereho isenga. Bivuze ko kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusenga bituma habaho gukura mu by'umwuka. Nta hantu hagaragaza neza umumaro w'ijambo ry'Imana mu mibereho y'iby'umwuka nko mu magambo Yesu ubwe yivugiye. Yaravuze ati, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Ikimenyetso cya kane ni ubuzima bw'intambara y'iby'umwuka. Bivuze ko umuntu ufite imibereho mishya muri Kristo ahora ari mu ntambara y'iby'umwuka. Mbese ibi byo bisobanurwa gute? Kuba umwigisha wa Kristo si urugendo rworoshye. Turi mu ntambara y'ukuri kandi ishishana. Pawulo aravuga ati, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose kugira ngo mubashe gukomera, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe.
Abefeso igice cya 6 umurongo wa 12 n'uwa 13. Muri iyi ntambara duhanganye n'imbaraga zidasanzwe, nk'uko abamarayika b'Imana bari ku murimo wo gufasha abayoboke bayo babakura mu bibi kandi babayobora mu gukura mu by'umwuka, ni nako abamarayika baciwe bari gukorana ubwitonzi bukomeye kugira ngo badukure mu muhamagaro wo kuba abigishwa. Bibiliya yerekana ko Satani n'abamarayika be bafitiye uburakari abayoboke ba Yesu Kristo, nk'uko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 12, kandi Sekibi ubwe azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconcomera. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8. Inzira y'iby'umwuka yuzuyemo imitego y'umwanzi, kandi aha niho intambara y'umwuka ikomereye. Niyo mpamvu Pawulo akoresha amwe mu magambo akomeye agaragaza igikwiriye gukorwa: muhagarare, mukenyere kandi mukomere. Ubuzima bwa Gikristo ni intambara ndetse n'urugendo. Muri iyi ntambara nta gahenge, hagomba imbaraga zidacogora no kwihangana. Kwihangana kudacogora niko gutuma tunesha ibishuko bya Satani. Kuba umukristo wizerwa bisaba kwiyoroshya, bigashyigikirwa n'umugambi uhamye. Buri wese akwiriye kwinjira muri iyi ntambara ku giti cye, nta n'umwe ushobora kurwana mu mwanya w'undi. Kurwana intambara ni inshingano ya buri wese ku giti cye. Uko byagenda kose, Imana ntiyadutereranye muri iyi ntambara, yaduhaye kunesha muri Yesu Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 57. Yaduhaye intwaro zikomeye zo guhangana n'umwanzi. Pawulo agaragaza izo ntwaro izo arizo: ukuri nk'umukandara, gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, ubutumwa bwiza nk'inkweto, agakiza nk'ingofero, umwuka nk'inkota, no gusenga nk'imbaraga itaneshwa. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 13 n'uwa 18. Turinzwe n'intwaro nk'izo, tukagengwa n'imbaraga itaneshwa, ntidushobora gutsindwa, ahubwo dukurira mu mbaraga z'umwuka, kandi tugomba gutsinda urugamba turwana. Ikimenyetso cya 5 kigaragaza imibereho mishya muri Yesu Kristo ni ubuzima bwo gusenga, guhamya n'ibyiringiro. Uko turushaho kuramya, kwiga no kubana neza, ni nako dushishikarira gukora no guhamya. Gukura k'umukristo bisaba gukura k'umurimo, nk'uko tubisoma muri Matayo igice cya 20 umurongo wa 25 kugeza ku 28. Kandi no gukura bitubashisha guhamya. Yesu yaravuze ati: nk'uko Data yantumye nanjye ndabatumye. Yohana igice cya 20 umurongo wa 21. Ubuzima bwa Gikristo ntibusobanuye na rimwe ubuzima buzitiwe no kwikunda, ahubwo buhora bwiteguye gukorera no guhamiriza abandi. Ubutumwa bukomeye bwa Matayo igice cya 28 burarikira umukristo gukura bihagije kugira ngo atware ubutumwa bwiza bw'imbabazi ku isi yose, kugira ngo abantu bose babashe kumenya ubuntu bukiza bw'Imana. Ikimenyetso cy'ubuzima bw'iby'umwuka no gukura kwa Gikristo ni ubuzima bwo guhamya i Yerusalemu, i Yudaya ndetse n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi, nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 8. Imibereho mishya y'abari muri Yesu Kristo, imibereho irangwa no guhinduka kw'imico, niyo ikwiye kuba intero ya buri mukristo. Mu gitabo cyitwa The Sanctified Life, page ya 10 n'iya 11 haranditse hati: kwiyanga, kwitanga, kwitangira abandi, impuhwe, urukundo, kwihangana, ubutwari no kwizera kwa Gikristo nizo mbuto za buri munsi ziranga abamatanye n'Imana by'ukuri. Ibikorwa byabo bibasha kutagaragarira ab'isi, ariko bo ubwabo bakirana n'ikibi buri munsi, kandi bakanesha bitangaje ibyo bigeragezo n'ikibi cyose. Amasezerano akomeye aravugururwa mu mbaraga zikomoka mu gusenga no guhora bari maso. Ufite amatsiko yo kubitegereza ntabasha gusobanukirwa n'urugamba bahanganye narwo, nyamara ijisho ry'uwo ureba ibihishwe mu mutima ribona kandi rigashima ubutwari bwabo. Bisaba igihe kigeragezwa ngo hagaragazwe izahabu itagira inkamba, ari rwo rukundo n'imico yo kwizera. Iyo ibigeragezo n'ingorane byugarije itorero, nibwo umurava utadohoka n'urukundo rwa Gikristo rwamukurikira by'ukuri birushaho gukomera. Uko niko bimera ku mukiranutsi nyakuri.
we ntiyibonaho ubwo bwiza no gukiranuka imbere y'Imana. Amahame y'ubukristo kuri we yabaye nk'isoko y'ubuzima n'imyifatire, kandi kwera imbuto za mwuka ni ibisanzwe nk'uko umutini wera imbuto zawo, cyangwa nk'uko igiti cy'iroza cyera indabyo zacyo. Imibereho ye yuzuye urukundo, akunda Imana ndetse na bagenzi be, ku buryo imirimo akorera Kristo yose ayikora afite umutima unezerewe. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Uhoraho Mana yacu, turagusabye ngo tubashishe kugira imibereho yejejwe nawe, tubashe kwera imbuto zikwiriye abayoborwa n'Umwuka Wera, kandi tugire imibereho mishya y'abari muri Kristo. Mu gutegura iki kiganiro twifashishije Bibiliya ndetse n'ibitabo byitwa Steps to Christ, The Sanctified Life, byombi byanditswe na Ellen Gould White, ndetse n'ikindi cyitwa The SDA Fundamental Beliefs. Wari kumwe na Yesu Body Santive, ubuntu n'amahoro bituruka kuri Data wa twese bibane nawe.